Ninde mukobwa wakanga inkoko ariko mwaraziriye zizaba bikira munda ukarya inkoko z'abasore 8 wahisemo ukavuga ko byarangiye. Daniel ngo ariko guhitamo n'igitangaza inyama wazanga kandi zizakora ku bantu. Daniel aravuga ngo ni mumpa amazi mumpa ibishyimbo mu minsi mike muzangerageze ariko nanezerewe. Uzika amahitamo ya Daniel yamugejeje ku rwobo rw'intare bamutayemo. Zaramuriye kuki zitamuriye? Nuko yari ibishyimbo. Burya yarya inyama intare ntizirya ibishyimbo zirya inyama. Burya yarya inyama intare zari kumurya. Yes. Hamwe mwarangiza mwagera kuri Daniel mugafashwa ngo bamutaye mu rwobo ngo intare ngo nizamurya ngo nanjye bantayemo. Zakuryana n'imyenda wowe. Amahitamo ye yatumye cyaroti. Buriya dufite bya Loti byadukurikiye. Iyo utazi gushishoza ukakigumisha inyuma yawe utinda kugera iyo ujya. Niyo mpamvu no guhitamo uwo mugomba kuba inshuti ugomba guselekisiona. Hora hitamo umuntu utana kugurira fanta no kwirwa gusakuriza gusa. Ariko ubundi iyo mugiye guhitamo mushingira kuki? Ukagira telefone irimo abantu barenga 100 ukabura igishoro cy'ibihumbi 20 aho bantu babahisemo usinziriye warukanuye. Ubundi iyo mugiye guhitamo mushingira kuki? Ndagira ngo utangarize niba warahisemo ADPR wayihisemo uruza abagatulika uhitamo uruza abadive uhitamo uruza abisilamu wiza kuzudusitresa emera ibyo hano tukubwira. Uhitamo neza. Igihe cyose uhisemo nabi uba wikururiye umuvumo kandi ari wowe. Kankoreshe iri jambo kugira ngo munyumve neza. Iyo bavuza guhitamo abantu bari hano muri bakuru ntangazwa n'umuntu ushobora kwiga materineri akiga primaire akiga segonderi akiga kaminuza akagraduatinga akabona akazi akajya kugura imyenda akavuga reka njye kugura imyenda nk'umukozi uhembwe nambara imyenda nzarimbe. Yajya kugura imyenda agasanga ku isoko hamanitse ipataro 2 icitse n'inzima agahitamo ipataro icitse agasiga inzima. Mu nyumve guhitamo neza. Umukobwa uri kurambagizwa ukeneye umugabo azabyarira abana akitwa nyina w'abana yajya kugura ikanzu azambara arambagizwa agasanga hamanitse 2 ifite ukuboko kumwe n'ifite amaboko 2 akagura ikanzu y'ukuboko kumwe agasiga y'amaboko 2. Umusore ugiye kurambagiza agasanga abakobwa 2 bahagaze uwambaye ikanzu y'ukuboko kumwe n'uwambaye ikanzu y'amaboko 2 agahitamo umukobwa w'ikanzu y'ukuboko kumwe agasigamo umukobwa w'ikanzu y'amaboko 2. Numugeza mu rugo nuko asigaye azagukuraho. Igisigaye nuko uzaza kuduteza stress ngo wahuye n'inyatsi. Nta nyatsi wahuye nayo. Ujya kurambagiza wararebaga wari responsable wo guhitamo ingaruka z'ibyo urimo. Ni amahitamo yawe. No kubyo tubona mwisi tuguma nukwi mwijuru tuzahabona ibyo twizeye. Isi ni bizaba ijuru ika uwizera azabona ayo masezerano. Dusoma Itangiriro ibice 13 murongo w'9. Itangiriro 13 9 dusome. Bibiliya iravuze ngo mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe ndakwinginze tandukana nanjye. Nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya
iburyo nanjye nzajya ibumoso. Abaheburayo 11:24 tugere 25. Abaheburayo 11:24 tugere 25. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Imana itugirire neza. Kwasoreza muri Zaburi 119 umurongo wa 66. Zaburi 119 niho intego yacu iri, umurongo wa 66. Dusome niba mwahabonye. Zaburi 119 umurongo wa 66. Bibiliya iravuze ngo ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizera amategeko yawe. Ndasubiramo, ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizera amategeko yawe. Intego ni uguhitamo neza. Niyo magambo tugiye kuganira. Tuyoganira ku ijambo ryitwa guhitamo neza. Nabibwiye nitwa Singirankabo Boniface, ndi umugabo, ndi umukristo w'Inyarugenge, ndi inshuti y'iri torero rya Rwimbogo kandi itari ya vuba ya kera, kandi nkaba inshuti y'umushumba waryo, kandi nawe tumaranye igihe kitari gitoya. Ndishimye cyane kubana namwe. Ndagira ngo mfate uyu mwanya kandi by'umwihariko shimire ministeri y'abamama cyangwa y'abagore yatekereje ko ku uyu mugoroba ngewe na Ebenezeri ari twe tuzaza kuba mu iki gitaramo. Numva mwantiza amashyi tukayabahereza. Kubera ko iki gihugu kirimo abavuga butumwa benshi n'amakorari menshi, kugira ngo abagore bicare ba Rwimbogo bumve korari ya Samuduha na Boniface w'Inyarugenge ari twe twahurira aha ngaha, nabo bahisemo neza. Mwarakoze kuduhitamo rwose, turabashimiye. Ni umugisha ukomeye cyane. Nishimiye kubana n'abakozi b'Imana, ya umushumba wavuye Samuduha ngira ngo ubwo ntaherutse, naho n'inshuti zanjye korari Benezeri. Ni umugisha ukomeye. Umutama avuye i Burundi uba mu iki gihugu tumaranye igihe kitari gitoya, nawe nishimiye kumubona. Mama Furaha nawe n'umushuti wanjye. By'umwihariko nabonye umukozi w'Imana wavuye Kamonyi ku karere niyataha, ariko ngo yumvisha afite inyota yo kuza kumva ijambo ry'Imana. Simba wahaguruka ukaramutsa abantu. Yitwa Simba wa Yuda. Simba wahaguruka. Kabisa. Uriya mugabo yitwa Simba wa Yuda, ni umudiyakoni wa Rubonobono, akunda ijambo ry'Imana bikomeye cyane. Nawe yaje mu iri teraniro, ndakwakiriye by'umwihariko. Nimuvuge ngo amen. Dukeneye kumva indirimbo no gusenga. Nshaka gukoresha iminota nahawe kandi nkayibyaza umusaruro. Nari mvuze ngo tuganire ku ijambo ryitwa guhitamo neza. Ikinyuranyo cyo guhitamo neza ubwo ni ikihe? Ni uguhitamo nabi. Ndagira ngo mwese uko muri aha ngaha nta muntu n'umwe ushobora guhitamo nabi kandi aruzi ibyiza. Iyo bavuze guhitamo, ni ibintu birenze bibiri biba biri imbere yawe, bakakubwira ngo hitamo. Ndagira ngo utangarize ko amahitamo yawe niyo wowe. Icyo ushaka kuba cyo ugihitamo none. Shaka gukoresha izi ngero muze kuzumva neza. Ndagira ngo mbatangarize ko isi yaturemeye pirate, ituremera na originali. Uri responsable wo guhitamo originali ukareka pirate. No mu matorero dufite pirate tukagira na originali. Niyo mpamvu hari Agaturika, hari Abadive, hari Abisilamu, hari ADPR, hari Restoration, hari Zion. Umuntu wese afite uburenganzira bwo guhitamo itorero ashaka. Niba warahisemo kuza muri ADPR, wahisemo kujya wambaye uniforme nijoro. Ariko bitangaza biragwira. Ndagira ngo utangarize niba warahisemo ADPR, wayihisemo uruza Abagatulika, uhitamo uruza Abadive, uhitamo uruza Abisilamu, wiza kuzudusitresa, emera ibyo hano tukubwira.
guhitamo neza. Igihe cyose uhisemo nabi uba wikururiye umuvumo kandi ari wowe. Kankoreshe iri jambo kugira ngo munyumve neza. Iyo bavuze guhitamo, abantu bari hano muri bakuru, ntangazwa n'umuntu ushobora kwiga materineri, akiga pirimeri, akiga segonderi, akiga kaminuza, akagraduatinga, akabona akazi, akajya kugura imyenda, akavuga reka njye kugura imyenda nk'umukozi uhembwe, nambara imyenda nzarimbe. Yajya kugura imyenda agasanga ku isoko hamanitse ipataro ebyiri, icitse n'inzima, agahitamo ipataro icitse agasiga inzima. Mu nyumve guhitamo neza. Umukobwa uri kurambagizwa ukeneye umugabo azabyarira abana, akitwa nyina w'abana, yajya kugura ikanzu azambara arambagizwa agasanga hamanitse ebyiri, ifite ukuboko kumwe n'ifite amaboko abiri. Akagura ikanzu y'ukuboko kumwe agasiga iy'amaboko abiri. Umusore ugiye kurambagiza agasanga abakobwa babiri bahagaze, uwambaye ikanzu y'ukuboko kumwe n'uwambaye ikanzu y'amaboko abiri. Agahitamo umukobwa w'ikanzu y'ukuboko kumwe agasigamo umukobwa w'ikanzu y'amaboko abiri. Numugeza mu rugo nuko asigaye azagukuraho. Igisigaye nuko uzaza kuduteza stress ngo wahuye n'inyatsi. Nta nyatsi wahuye nayo. Ujya kurambagiza wararebaga, wari responsable wo guhitamo ingaruka z'ibyo urimo. Ni amahitamo yawe. Ese muranyumvise? Kangaruka ku mirongo nasomye. Hari bene wacu baririmbye indirimbo ivuga gukomeza inzira watangiye ngo wicike intege. Baravuze ngo wahisemo neza. Nyagasani muri kumwe. Hari zaburi dusomye hano, nasomye Bibiliya ntagatifu, soma naho Bibiliya ijambo ry'Imana. Bibiliya yera iratubwiye ngo unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge. Umva uko ijambo ry'Imana yavuze. Yavuze ngo ujye unyigisha gushishoza no kumenya, kuko amabwiriza yawe nyafitiye icyizere. Umva Bibiliya ntagatifu ko yavuze. Yavuze ngo unyigishe ibyiza by'ubushishozi n'ubumenyi, kuko niringiye amatangazo yawe. Guhitamo neza. Dusomye ijambo ry'Imana mu itangiriro, ritubwiye abagabo babiri bahaguruka gahunda zabo zitandukanye. Bageze mu nzira habaho ikibazo cy'intonganye. Umwe abwira mugenzi we ngo hitamo kujya iburyo, ndujya iburyo nzajya. Ndagira ngo mbabwire ko muri bakuru uri responsable wo kwihitiramo ahantu hakubereye. Ntago uyu mugabo yitwa Abrahamu ndaza kumutindaho, ariko ni umugabo wahisemo neza kugera ku rwego mwese mumwirahirira ngo turabuzukuru ba Abrahamu, murabuzukuru ba Abrahamu. Ibintu Abrahamu yahisemo wabihitamo. Uzi ko ari we mugabo Imana yabwiye ngo siga so, siga nyoko, siga igihugu, siga umuryango. Ariko amahitamo aragwira. Uzi ko Abrahamu amahitamo ye yatumye cya Loti. Buriya dufite bya Loti byadukurikiye. Iyo utazi gushishoza ukakigumisha inyuma yawe, utinda kugera iyo ujya. Niyo mpamvu no guhitamo uwo mugomba kuba inshuti, ugomba guselekisiona. Hora hitamo umuntu utana kugurira fanta, no kwirwa gusakuriza gusa. Ariko ubundi iyo mugiye guhitamo mushingira kuki? Ukagira telefone irimo abantu barenga 100, ukabura igishoro cy'ibihumbi 20, abo bantu babahisemo usinziriye, warukanuye. Ubundi iyo mugiye guhitamo mushingira kuki? Unkurikire. Ese murimo muranyumva? Byaza kuntwara umwanya, ariko nagira ngo mbatangarize ko amahitamo ni igitangaza. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Shaka kuza kwihuta muri aya magambo. Bibiliya itubwira abantu benshi bagiye bahitamo, ariko nagira ngo mumfashe turebe umugabo wageze i Babuloni, bazana vino, bazana n'inyama, baramubwira ngo urarira ku meza y'umwami. Ariko igice cya 8 ngo uyu muhungu agambirira mu mutima ngo ahitamo kutiyanduza. Aravuga ngo ntago mbirya, ni mumpa amazi, mumpa amaminwa, mumpe n'iki. Ninde mukobwa wakanga inkoko? Ariko mwaraziriye zizaba bikira mu nda. Ukarya inkoko z'abasore 8 wahisemo ukavuga ko byarangiye. Daniel ngo ariko guhitamo ni igitangaza.
inyama wazanga kandi zizakora ku bantu. Daniyeli aravuga ngo ni mumpe amazi, mumpe ibishyimbo, mu minsi mike muzangerageze. Ariko nanezerewe. Uzi ko amahitamo ya Daniyeli yamugejeje ku rwobo rw'intare bamutayemo. Zaramuriye kuki zitamuriye? Nuko yariye ibishyimbo. Burya yarya inyama, intare ntizirya ibishyimbo, zirya inyama. Burya yarya inyama, intare zari kumurya. Yes. Hamwe mwarangiza mwagera kuri Daniyeli mugafashwa ngo bamutaye mu rwobo, ngo intare ngo nizamurya, ngo nanjye bantayemo. Zakuryana n'imyenda wowe. Impamvu zitamuriye hari ibyo atariye. Impamvu zitamuriye hari ibyo atanyweye. Impamvu zitamuriye hari aho aticaye. Daniyeli, haleluya! Uzi ko aba bahungu bageze mu kibaya cya Dura, umwami aravuga ngo nimwumva amakondera mukumva amabubura mwese mutera amavi. Uzi ko hari abahungu bahisemo gufata mu mifuka banga gupfukama, bavuga bati twe ntago dupfukama. Umwami arazavuga ati nta soni mufite? Bararyenyegeza karindwi babwira umwami ngo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Ugomba guhitamo guhamya. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Tumya nibuka umwana wahisemo kujya kwa ibye, agezeyo ngo asangira n'ingurube. Aravuga ngo ariko kugira umfira aha ngaha uwasubira mu rugo, ngo ahitamo kugaruka. Murasabwa guhitamo neza. Nimuvuge ngo amen. Reka mureke mwumvisha undi twasomye ngo wahisemo kurengananwa, ngo yabonye ko kurengananwa na bene wabo ngo ari iby'igiciro kuruta kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Ariko Mose ngo ahitamo kurengananwa n'ubwoko bwabo. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Tumye nibuka undi mugabo nawe wageze ahantu yanga kuryama, kandi buriya Yosefu yari yasinyiwe ibintu bikomeye. Umuhanga yaravuze ngo muka Potifari yari yabwiye Yosefu ngo niwemera ko turyamana nzagusabira ibintu 5. Ndababwira 3 byantangaje. Yari yambwiye ngo niwemera ko turyamana nzagusabira ubwene gihugu. Wabwanga? Wiri gukina green card umaze gukina ishuri 10 wakubwira ati ryama rimwe nkujyane, wabyanga? Ariko Yosefu aravuga ngo hoya, aranga. Muka Potifari burya yari yabwiye Yosefu, aramubwira ngo niwemera ko turyamana nzagusabira icyangombwa cy'ubutaka. Wacyanga? Ariko Yosefu aravuga ngo ibyo ndeba biruta ibyo wasinya. Ahitamo kwanga. Urasabwa kugera ku rwego uhitamo neza. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Ndagira ngo ndwane n'iminota nshaka kuza gusoza. Mu gitabo cya Rusi ntago turaza gusoma igice cya mbere umurongo wa 16. Hari ijambo rivuga ngo Rusi aramubwira ngo yinginga kugusiga ngo ne gusubirayo. Aramubwira ngo kuko aho uzajya niho nzajya, Imana yawe nizaba Imana yanjye. Aramubwira ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Aramubwira ngo nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Imana izaba impore ndetse bigize bite bikabije. Shaka kubabwira amahitamo meza. Iki gitabo cya Rusi ndagikunda, gifite ibice bikeya, ni 4 gusa, havugwamo abantu 8. Hari umugabo witwa Elimeleki bivuga ngo Imana ni umwami. Hari umugore we witwa Naomi bivuga ngo ni nyiragikundiro. Harimo abahungu babo 2 witwa Maharoni n'uwitwa Kiriyoni. Maharoni bivuga umurwayi, Kiriyoni bivuga intege nke. Harimo abakobwa 2 uwitwa Rusi n'uwitwa Orupa. Rusi bivuga inshuti, Orupa bivuga uwahindukiye. Harimo abagabo 2 uwitwa Bowazi n'uwitwa Obedi. Bowazi bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi. Obedi bivuga ngo ni umurimo. Ntaga ya mazina yose kubera igihe naza kuyavuga. Ariko uyu muryango wa Elimeleki inzara ngo yabaririye mu gihugu cyitwa Betelehemu. Betelehemu bisobanurwa ngo ni inzu y'imitsima. Aya magambo nyasomye natangaye. Nibaje ngo ni gute mu nzu y'imitsima hajya hatera inzara, ngo inzara irabarya. Ndavuga ngo ni gute abanyamasezerano bajya baribwa n'inzara. Uzi ko Imana ijya ibyemera ngo inzara yateye Betelehemu mu nzu y'imitsima iwabo w'amasezerano. Kandi niyo tubirebye dusanga inzara yarateye no mu nzu y'Imana. Uzi ko hari igihe uza mu nzu y'Imana uzi kuri buhembuke, wahagera ugasanga hari isosi gusa. Nyekanyeza mugenzi wawe, he zunguza igitambaro cyane itoro. Mureke mbabwire, twatewe n'inzara kugera ku rwego rukomeye. Inzara ibariye ngo batekereza ko hari igihugu cyitwa Mowabu kirimo ibyo kurya. Imbere habonetse ibihugu 2, habonetse Betelehemu irimo inzara,
habonetse Mowabu irimo ibyo kurya, urahitamo kuguma i Betelehemu uribwa n'inzara cyangwa urahunga inzara ujye Mowabu? Betelehemu hari inzara, Mowabu hari ibyo kurya, ariko ibiryo by'i Mowabu biravumye, ababiriye barapfa. Hitamo, amahitamo ni ayawe. Elimeleki ngo arangije abwira Nawomi n'abahungu barababwira ngo duhunge, bava i Betelehemu bajya hehe? I Mowabu. Guhitamo. Bageze Mowabu basanga ibyo kurya birahari ariko biravumye. Isi yo hanze ireze ifite ibyo kurya ariko bivumye, ababiriye bose bapfiriye mu nzu y'Imana. Dufite abantu bariye ibyo hanze basigaye bagera mu nzu y'Imana ukabona bararakaye, ntibacyuzuzwa, ntibagifashwa. Hari ibyo mwanyweye, hari ibyo mwariye, nibyo byabagize bari. Uzi ko hari iteraniro ujya mukabwiriza ukahava wacitse umugongo, ukabona abantu bose babaye barakare, bariye iby'i Mowabu. Ntabwo tuza 97 n'umunani nabonye ububyutse iwacu yo mvuka. Uzi ko abantu buzuzwaga mu ruse, nigeze mbona mu cyumba cyo kuwa gatanu twasengeraga abantu buzuzwa. Umushumba aravuze ngo dusenge dusaba umwuka wera, bakinga inzugi. Barasenze kugera ku rwego n'utwana twari twicaye ku birago, umuriro umwuka wera wabagezeho, ukumva intebe iravunitse, umwe akavuga ururimi hariya, undi akarusobanurira hariya. None kubera abantu bari iby'i Mowabu, n'uwajyaga yuzuzwa, ibihe byiza bijya kuza bigasanga hari akantu yanyweye, bigasanga hari umuntu yahemukiye, ujya kumwumva ukumva hindiye mu nguni y'urusengero, ngo ri, ngo ti, ngo ra, ngo ze, ngo de, ngo bi. Ubwo se uvuze iki? Ayi Mowabu, 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 Mowabu. Bantu bariye iby'i Mowabu bararirimba ukumva indirimbo n'urusaku gusa ugasakamo ijambo ukaribura, barabwiriza ukumva n'ibitekerezo n'ibintu utamenye ibyo ari byo, barahanura ukumva ibintu biravanze. Duherutse kujya ahantu simpavuga, ariko Mana yanjye Mowabu iratwanduje biteye ubwo. Musore arahaguruka aravuga ngo nimuve uko Imana ivuze, aravuga ngo mwese Imana yavuze ngo ibahaye amafaranga, mwese muhaguruke muyakire. Nanjye nari impari kandi myakire ndavuga nti amina. Aravuga kandi ngo mwese Imana yavuze ngo ibahaye ubugingo, twese aho twari turi tuti amina. Aradufata twese aratwegeranya. Ngiye kumva numva akana k'agakobwa gahindiye mu nguni karavuga ngo ceceka, kaza kagira gatya, kamugeza iruhande ati pfukama, igihungu kirapfukama. Akana karavuga ngo izo mbaraga ukoresha uzikura. Aravuga ngo ni mu barangi. Abarangi barinjiye. Mowabu yatwinjirije abarangi. Murangi akaza hano akatwifatira twese ngo ni Imana ivuze. Akana karasenga, karangije karamwatuza, karangiza ku ijambo rivuga ngo Uwiteka avuganye namwe kababibuyemo imbuto mbi mwari mubibwemo n'umubi. Nabwiye Imana nti Mana we, koko nanjye nari impari? Ariko nukuri mureke dusenge pe, mureke tubwire Imana iduha amahitamo meza. Gutumira abigisha mugire amahitamo meza, gutumira amakorari mugire amahitamo meza. Mbo simbizi hari ibyo ntari buze gukoraho, ariko nabwiye Imana nti Mana niba udukunda uzaduha udukobwa 20 nk'utu muri Kigali. Siko twabuze abakobwa bereko bahanura no kuba bigize ukuntu, ariko ibintu mwahisemo ni ibiki kweli? Sigaje iminota 7 ku minota bampaye, kanze nyikoreshe nyo. Bibiliya yambwiye ngo bageze i Mowabu bararya, bagira bate? Bararya, barahaga, barahembuka. Ariko umva ikintu cyambabaje, bamaze guhaga Elimeleki arapfa. Umva iby'i Mowabu birica. Nawomi aravuga ngo ariko Mana we, narinzanye umugabo ngo turye, none umaze kuduhembura, none umugabo arapfuye. Uzi ko dufite abagore bapfakaye bafite abagabo. Nubona uza gusenga ugasiga umugabo aryamye, uzamenye ko ufite ikibazo. Nubona uza gusenga umugabo agafata ikabutura ku cyumweru ngo agiye kugabanya ibiro, uzasenge karabaye. Nubona uza gusenga ugasiga abana imbere ya televiziyo, uzasenge Mowabu yagutwaye ibintu. Mukecuru ari mu gahinda, abahungu baravuga ngo tumare mama umubabaro, bahita bashaka abagore babiri bashakira rimwe. Umwe ashaka umugore witwa Rusi, undi ashaka umugore witwa Orupa. Umukecuru ati nzajya ndeba bakazana nezerwe. Ari mu ibyo byishimo by'abakazana muri buki, abahungu be bombi barapfa. Umve Mowabu ukuntu imeze, umva amahitamo mabi ukuntu agenda. Umukecuru ngo yareba bakazana be, nawe yakireba akavuga ati bipfakazi 3 mu rugo, ubu buzima tuzabubamo dute? Arangije ngo atera ivi,
abwira Imana ngo Mana nahisemo nabi, wampaye amahirwe ukansubiza i Betelehemu, nkumbuye indirimbo, nkumbuye indimi nshya, nkumbuye abantu bavuza amapendo ahantu ko nta bihe byiza bihari, wansubije i Betelehemu. Imana ibwira Nawomi ngo buryo ukihava ibyo kurya byahise, wapfuye kuhava gusa, sayiri zirera, subirayo. Nawomi aravuga ngo ntago nagenda ndasezeye abakazana, abwira Rusi na Orupa ngo muzasigara amahoro. Baramubwira ngo mukecuru turajyana, iki gihugu cyacu twabonye kimeze nabi, tujyana aho wari gusenga uvuga. Ngo baragiye bageze mu nzira, Nawomi abwira Rusi na Orupa, arababwira ngo bana ba mwahisemo kujyana n'umukecuru, mwakisubiriye iwanyu, uwahitamo yahitamo mukecuru, uwahitamo marene yahitamo utagira imodoka, ariko ubundi uwahitamo yahitamo umuntu utazi kuryoshya ifoto. Ariko mwahisemo ibiki? Ariko umuntu urugo rwananiye umugira marene utubundi uhitamo kanaza kugira ibyo nkoma. Uwitwa Orupa aravuga ngo kandi uyu mukecuru avuze ukuri, ubu koko wahitamo yahitamo kujyana n'umukecuru. Aramubwira ngo nsoma nsubireyo, aramusoma. Orupa ahitamo gusubirayo. Rusi abwira nyirabukwe ngo ngewe sinsubirayo, nahisemo kujyana nawe. Baragiye bagera Betelehemu Simpatinda, ngo basanga hari umugabo witwa Bowazi, ngo yari yarahinze imirima. Rusi ngo ahitamo kujya ahumba mu mirima ya Bowazi. Uko yahumbaga, Nawomi aramubwira ngo mwana wanjye wahisemo neza, nyiruriya murima ndamuzi, komeza uhumbe, hari igihe muzahura. Rusi ngo yaje guhura na Bowazi, ibice 2 umurongo wa 11 kumanura. Ngo Bowazi abwira Rusi ngo muko bansobanuriye neza ibyo wakoreye nyoko bukwe, bambwiye ko wasize imana ziwanyu, usiga inzu ya so, uhitamo kuzana n'umukecuru. Aramubwira ngo ndi nyiri umurima, ubu tuvugana ugiye kubaho neza ibintu wahisemo, ntuzongera kurya wahumbye, ndetse ngiye gutegeka abahungu banjye uzajya unywera ku bibindi banyweraho. Aya mahitamo yawe agiye kugukorera ibintu bidasanzwe. Rusi ngo wajyaga azana mu gikondorero ngo aza yikoreye. Nyirabukwe amubonye aramubwira ngo Ru wakoze mu kwanda uyu munsi, wahumbye he? Rusi ngabwira nyirabukwe ati mukecuru wakoze umuti, wa mugabo twabonanye yambwiye ngo uhereye none tugiye kujya turya neza. Umukecuru ati sinakubwiye mukamugabo wawe yasubiyeyo agira ngo araduhima, icara turye. Barariye bagubwa neza. Nyuma y'agahe gatoya umva amahitamo, nawo mahamagara Rusi aramubwira ngo mwana wa wareka nkagushakira uburuhukiro muri bene wacu, wareka nkagukorera umuti wa mwana we, umva amahitamo, ariko mujye muhitamo neza. Rusi abwira Nawomi ngo nuhe muto ushaka kunkorera? Ati nshaka kugushakira mu uyu muryango wacu ukareba ko wabaho, wapfakaye uri muto, wasize igihugu kiwanyu, waruzi ko utaba umugore, ariko kuba warahisemo umukecuru, ndakuvugutira umutisha. Mujye muhitamo abantu bazima bakugeza ku by'Imana yavuganye nawe. Nawomi yabwiye Rusi ngo Bowazi yateguye ibirori byo gukosorera sayiri ku mbuga. Kora ibintu 3: icyambere ihezure, kwari ugukaraba no kwisiga utuvuta. 2, reba umwenda mwiza. 3, jya mu birori kwa Bowazi, nugerayo wicara imbere wereka abantu kuziranye nawe. Ntega amatwi wa mwana wumva inama ndaguha. Abantu bose nibahaguruka batashye, wowe ntutahe, uryame ku birenge bya Bowazi hepfo, ntugire ikindi kintu ukora. Wowe bizakurikira uzambaze ndi umukecuru. Mahitamo meza. Ngo abantu bose bamaze gutaha, Bibiliya avuga ngo Rusi aza yomboka, ngo aryama ku birenge bya Bowazi. Ngo nijoro Bowazi arambije ngo yumva hepfo hari umuntu, ngo aramworosora asanga ni Rusi. Arabwira ngo niko muko ko nagaburiye abantu bose bagataha, icyatumye uhitamo kurara wowe ntutahe niki? Aravuga ngo wa mugabo we, numvise amakuru yawe, bambwiye neza ujya ugira, narebye ubuzima wadukuyemo naho tugejeje, mwitegereje mbona ushobora kuba umucunguzi w'abantu. Aramubwira ngo ahubwo nyorosa ndyamye. Bowazi ngo aramworosa. Ngo mu rubungabungo mu rukerera, Bowazi aravuga ngo hagize umuntu umenya ko uyu mukobwa yaraye hano, bagira ngo hari gahunda twari dufitanye. Ngo Bowazi araza yorosora Rusi, ngo amukubira inshuro 6 z'ibyago ijyagatwara, ngo amushyirira mu mwitero. Aramubwira ngo genda ushyire umukecuru, ubwo wavuze ko ndi umucunguzi wanyu nzagucungura. Dore Rusi rero atashye, urumva umukecuru yaraye yicaye
avuga ati Mana bicemo uyu mwana umurengere ukora ibintu bidasanzwe. Mukecuru abonye umuseke utambitse yicara hanze arategereza ku gasusuruko, agiye kubona abona Rusi arahingutse. Umukecuru amubwiye ati mwana byaciyemo. Menya Rusi yarakoresheje imvugo yabiki gihe, yabwiye umukecuru ati hahiye wakoze umuti kabaye. Aramubwira ngo byagenze bite mwana wanjye? Aramubwira ngo wa mugabo yavuze ngo azaducungura. 3:18 muri Rusi. Nawo mabwira Rusi ngo uwo mugabo ndamuzi. Niba yabivuze azabikora. Uziko Bowazi yahamagaye umuryango na komite n'umucunguzi mukuru, ababwira ikibazo cy'umuryango wa Elimeleki. Aravuga ngo uriya muryango ntago uzazima, ni mu ucungure nyakubahwa. Umucunguzi mukuru abwira Bowazi ngo ndawucungura. Bowazi ahita agobeka amakana avuga ngo n'ubucungura hari umwana w'umukobwa wazanye na mukecuru. Uwo mwana yahisemo gusiga igihugu cy'iwabo. N'ucungura uriya muryango, uwo mwana nawe nyine muzagira uko mumugenza. Umucunguzi mukuru abwira Bowazi ngo niho kiri umusore, fata urukweto nk'ikimenyetso cy'Abisirayeli, fata umwana sha. Ariko nanezerewe kugimana, nanezerewe cyane. Uhitamo neza ni gitangaza. Rusi ngo yicaye mu rugabo niba ari wivuye ibwami. Baravuga ngo twaricaye tubona nta wundi mukobwa wahisemo neza wawe umugore wa Bowazi, ni wowe. Rusi abwira umukecuru ati mukecuru umutura ukoze, inama irampamagaye. Ati bigenze bite? Ati bavuze ko ngiye kuba muka Bowazi. Ati muka mugabo we ntiyahisemo gusubirayo. Mwana wa genda uzabyara abahungu, uzabyara abakobwa. Kuba waremeye byonyine guhitamo kuzana nanjye, icyo ngukoreye Imana izakwitura. Uzi ko Rusi yagiye kwa Bowazi ageze yo mu mezi make gusa nk'atanu. Rusi yari yasamye. Ndebera Rusi atwite ari kumanuka i Betelehemu yambaye mariniyeri. Ngende kumubona ariko guhitamo n'igitangaza mwakagira Imana. Ndebera Rusi avuye kwipimisha amezi 9 ashize. Rusi ahita abyara umwana w'umuhungu amwita Obedi. Ndebera mama Obedi w'icyama ariko amahitamo meza n'igitangaza. Mama Obedi aramenyekana, ibintu biracika, aravugwa kubera guhitamo. Uzi ko Obedi wa Rusi yabyaye Yesaya, Yesaya akabyara Dawidi, Dawidi akabyara Salomo, Salomo akabyara Rehobobiya, Abiya akabyara Asa, Asa akabyara Yehoshafati, Yehoshafati akabyara Yoramu, Yoramu akabyara Uziya, Uziya akabyara Yotamu, Yotamu akabyara Ahazi, Ahazi akabyara Ezekiya, Ezekiya akabyara Manase, Manase akabyara Amoni, Amoni akabyara Yosiya, Yosiya akabyara Yekoniya, Yekoniya akabyara Sharutiyeli, Sharutiyeli akabyara Zerubabeli, Zerubabeli akabyara Abihudi, Abihudi akabyara Eliyakimu, Eliyakimu akabyara Azori, Azori akabyara Sadoki, Sadoki akabyara Elihudi, Elihudi akabyara Eliyazari, Eliyazari akabyara Matani, Matani akabyara Yakobo, Yakobo akabyara Yosefu, Yosefu akarambagiza Mariya, Mariya agasama inda y'Umwuka Wera, Mariya akabyara Yesu. Yesu, haleluya! Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebe mu madirishya bandi bata. Yesu, Yesu tarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye biba indirimbo, indirimbo yanjye yarima nuzageza he, gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwata. Ngahunga inzira nyabage ngwa nkanyura mu dusesero, kandi mfita masezerano atabarika wama. Zaburi, Zaburi ndirimba siyada, Zaburi, Zaburi ndirimba siyabe nimva mutima, mutima ai za fitu ubuhamya bwigende.